la beauté du diable et la beauté de la nature. Mais ici présent, il n'y a que la beauté du diable qui nous intéresse. Et quant à la beauté du diable, le professeur Assomo dit ceci. La beauté du diable, c'est l'incarnation du mal depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Sur le président, la beauté du diable, c'est la beauté qui envoûte. C'est cette beauté qui aurait induit en erreur Adam dans les jardins d'Éden. Nous sommes ici pourquoi? Nous sommes ici parce que la beauté a généré des actes d'une dangerosité bestiale et même animale. Cette dame est dangereuse. Un confrère l'a dit ici. C'est toute cette stratégie, la stratégie de cette prévenue, de cette partie prévenue, consistait, nous avions la parole. Aucune unité de plaidoirie ne peut permettre ça contre notre président. Nous avions la parole. Nous avions la parole. Tout tolérer, sauf ça. Aucune unité de plaidoirie ne peut le permettre de dire ça de notre client. C'est pas possible. On est où là? Monsieur le Président, cette façon de faire est une stratégie de ceux qui ne veulent pas. Reka ngusuze cyane wowe ukunda kandi ukurikira ibiganiro bya The Quick Times News. Ni urubanza rw'umuhanzi Rebo Chulo wariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho iburanishwa ry'urubanza rwe ryabaye ririmo n'ubundi impaka zikomeye imbere y'urukiko rwa gisirikare rwa Ngaliema. Ibyatumye iburanishwa rifata indi ntera ni amagambo yavugiwe mu rukiko n'umwunganizi w'uruhande rw'abaregera indishyi, ubwo yavugaga ko isura n'ubwiza bw'uyu muhanzi yamwise ubwiza bushobora guteza akaga. Avuga ko uko Rebo Chulo agaragara byaba bifitanye isano n'ibibazo ndetse n'ibikorwa aregwa. Aya magambo yahise avamwe impaka. Umwunganizi wa Rebo Chulo yahise yamagana aya magambo, avuga ko atari amagambo akwiye kuvugirwa mu rubanza. Ariko se ni iki cyabaye mbere y'urukiko? Ibi ni ibihe birego byatanzwe kandi ni icyo urukiko rugomba gukora ku mwanzuro? Reka tubirebere hamwe cyane. Rebo Chulo ari gukurikiranwa n'urubanza ruri imbere y'urukiko rwa gisirikare rwa Ngaliema i Kinshasa. Iburanishwa rye ryabaye tariki ya 10 n'ejo hashize, tariki ya 10 Kanama 2026. Ryari ryitezweho gutanga umwanya ku mpande zombi kugira ngo zisobanure ku ngingo ziri mu rubanza. Ariko uko iburanishwa ryagenze habayeho impaka zidasanzwe. Impamvu yabyo yabaye amagambo yavugiwe mu rukiko ku bijyanye n'uko ubu muhanzi Rebo Chulo agaragara. Umwunganizi w'uruhande rw'abaregera indishyi yatangiye avuga kuri Rebo Chulo, ubwo nabo bari banyine ku ruhande rutari rwa Rebo Chulo ababuranaga nawe. Yatangiye avuga kuri Rebo Chulo mu buryo bwateje impaka. Uyu munyamategeko yakoresheje imvugo imusobanura nk'ubwiza bushobora guteza akaga. Yagerageje gusobanura ko uko umuhanzi agaragara ku mubiri byaba byaragize uruhare mu bibazo ndetse bikaba n'ibifitanye isano n'ibikorwa aregwa, ibikorwa bidahwitse. Aya magambo ariko ntiyanyuze ku ruhande rw'ubwunganizi bwa Rebo Chulo, ahubwo yahise ateza uburakari n'impaka imbere y'urukiko. Kabengela wunganira Rebo Chulo yahise asubiza. Yamaganye amagambo yavuzwe n'umwunganizi w'uruhande baburanaga. Yavuze ko imvugo nk'iyo idakwiriye kuba mu mpaka z'urubanza, asaba urukiko kuyirengagiza. Ku mwunganizi
ikigomba kwibandwaho mu rukiko ni ibimenyetso, amategeko ndetse n'ibirego biregwa umuntu, ntabwo ari isura cyangwa ubwiza bw'umuntu. Niyo mpamvu aya magambo yahise aba imwe mu ngingo zaganiriweho cyane muri iri buranisha. Ariko impaka ntizagarukiye ku magambo yerekeye ubwiza bwa Lebocuro cyangwa se uko ateye ku isura ye. Ku byerekeye urubanza ubwarwo, uruhande rw'abaregera indishyi rwatanze ibindi bisabwa, harimo gusaba indishyi kubera ibyo bavuga ko byangijwe n'ibikorwa biri mu rubanza. Ariko nanone hari ikindi cyifuzo gikomeye. Uru ruhande rusaba ko Lebocuro akurikiranwa ku kindi cyaha bavuga ko ari gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranyije n'amategeko. Iki ni kimwe mu bintu bikomeye urukiko rugomba gusuzuma mu gihe ruzaba rufite umwanya ndetse no mu gufata umwanzuro. Iyo umuntu aregwa gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranyije n'amategeko, icyo bireba ni ukumenya niba koko hari ibikorwa cyangwa amagambo byabaye bishobora gushyirwa muri icyo cyaha. N'urukiko rugomba gusuzuma niba ibyo birego bifite ishingiro hashingiwe ku bimenyetso n'amategeko. Niyo mpamvu ubwunganizi bwa Lebocuro bushobora kugira uruhare rukomeye mu gusobanura uko bavuga ndetse n'uko bavuga ko ibyo aregwa bidakwiye cyangwa bidafite ishingiro. Nubwo iburanishwa ryo ku itariki ya 10 Kanama ryagaragayemo impaka zikomeye, urubanza ntirwarangiye. Urukiko rwa gisirikare rwa Ngaliema ruracyategerejweho gusuzuma ibyo impande zombi zatangaje, runasuzuma impamvu zatanzwe n'ubwunganizi bwa Lebocuro. Nyuma y'ibyo urukiko ruzafata icyemezo gishingiye ku mategeko n'ibimenyetso bizaba byashyizwe imbere yarwo. Rero navuga ngo amagambo yo yateje imvururu ku rukiko hariya i Kinshasa, navuga ngo ni amagambo yo kuba muri mu rubanza aho kugira ngo utange ibimenyetso nyine, aho bavuze kuri Lebocuro bakavuga bati isura ye ngo ubwiza bwe bwateza ikibazo, ari naho byatumye bahita banazamuka cyane. Abantu benshi bari aho baratungana, muragenda mubibona mu mashusho, uburyo abantu babaye frustré, bararakara, baterana amagambo, ibintu ubundi bitaba binakwiye mu rukiko. Amagambo nk'ayo ashobora kuba akoresha avuga umuntu, umuvuga uko ari, uko ari cyangwa se ko nyine bimeze. Ibyo bintu nk'ibyo ntabwo biba bikwiye kubivuga ku muntu, noneho akabivuga ku muntu noneho uri mu rubanza. avuga ngo ibi byatuma twibaza byinshi, tukibaza tuti ese kubera iki Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kuba irimo akavuyo kenshi mu bijyanye n'imiyoborere ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye? Kuko usibye n'ibi ntabwo ari izi mvuru gusa zibamo, iza politike zo ni ibintu tumaze kumenyera. Politike yo muri Kongo nta gihe wamara iminsi ngahe utumvishe impaka ndetse n'abateranye amagambo, noneho bikaba bigeze no mu rukiko. Aha ejo bundi twariho tureba bamwe mu banyapolitike bavuga bati Kongo irimo icyo nakitanga akavuyo, kuko ubutabera bufite uburyo bwivanze na politike. Ugasanga ubutabera nabwo buri kujya ku ruhande rwa politike, usanga buri kwinjira muri politike cyane aho gukora akazi kabwo nyine ko kureba uko ibintu bimeze, ibirego se impande zombi bimeze bite, se turabalansa nyine. Kinyamwuga yabo abanyapolitike benshi bavuga ko yatakaye. None na n'ubu izi mvuru zose ziba muri politike
tayari zamaze kuba zigera no mu nkiko, murabibona cyane. Ibi byadutera kwibaza, ese Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibi ntibyaba bikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane cyane ko n'ubundi twagiye tubona benshi babivuga n'ubundi babikritika, bavuga bati ubuyobozi bwa Tshisekedi iki n'iki ntago buri seriye, ibintu bikorwa gutyo, ukabona ko nyine ni ibintu n'ubundi abantu benshi bikoma. Rero ubwo nukureba ese bizarangirira he? Gusa icyo wamenya ni uko imvururu ku rukiko noneho rwa gisirikare, si n'urw'abasivili, rwa gisirikare, ngo ibintu bitoroshye cyane. ngo no kureba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi hari icyo ari buze kuba ahindura muri bijyanye n'imiyoborere ye n'uburyo ari kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa igihugu kirakomeza kibe gutya kugeza kibonye andi maboko mashya y'ubuyobozi. Bwo no gutegereza tukabirebera hamwe. Reka ngushimire cyane wowe ukurikira ibiganiro bya The Quick Times News, kankubwire ngo komeza kubana natwe mu biganiro tugenda tukugezaho, ubundi ibintu byose bigenda neza cyane. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi muhahe muronke, Imana ibane namwe mu byo mukora byose.